Okay, muhobe. Namuzanye sha. Papa, urumva umeze ute kuba wahuye n'umwana? Anteye ubushuhe. Wari warakonje? None se. Ubu ngubu bigiye kugenda mvara. Bashituye. Imashini. Imashini buragiyemo amavuta tu. Wamwemera? Ahubwo we niwanyemera yabivuga ko ngiyewe narangije kumwemera. Wamwemeye umugore. Bavuga iki? Mbere y'abantu umugore arabonetse. Ni filime cyashya turimo turategurira mugiye kuzabona mu minsi iri imbere abantu bakunda kuva mu cyaro bagira mu mujyi ntabakibuka umubyeyi nk'uyu wamwibarutse. Niyo message dushaka gutanga ko babantu bava mu cyaro bagira mu mujyi bakwiye kugaruka gushimira ababyeyi. So bakunzi ba Rwanda TV cyangwa se Ficus TV nkuko mubizi ibiganiro nakagaruka. Uyu munsi nkuko mubibona nago bisanzwe ni inkuru idasanzwe kabisa nkuko mubibona turi kumwe n'abastar twatembereye ahantu bita Burera n'ahantu mu giturage. Bakunzi ba Film Ikiriyo cy'urukundo ndetse n'izindi filime mwagiye mubona muraza kugenda mubona abakinnyi batandukanye. Hari ahantu twasuye mu gace bita Burera baratubwira impamvu bari hano ese niki kibagenza hano batubwire nuko babonye icyaro buryo icyaro gitandukanye n'umujyi ubuzima bwo mu cyaro mbese buba bumeze bute. So turabasaba rero kora subscribe like comment yawe irakenewe ubundi tugiye enjoyinga tugiye kuganira n'abantu benshi batandukanye kabisa. Ibintu biraza kuba ari uburyo nkuko mubibona n'ahantu haba izuba n'ahantu haba abaturage nyine bishimye n'ahantu bahinga bakeza n'ahantu mbese hafite view nziza tuzabereka ikiyaga n'ahantu tugiye gutembera. Rero turagenda tuganiza abantu baho turagenda tuganira nabo twumva ibitekerezo byabo bagenda batuganiza. Ndabasaba rero gahunda na yindi subscribe like comment yawe bikenewe kugira ngo tureke ibintu bigenda neza. So murabibona rero turi hano muri quartier muri quartier cyangwa se ahantu twakwita ko ari mu gasanire nkuko bamwe mubizi mu gasanire ahantu tubona abantu bicariye bafite icyo kunywa. Sinzi ko twabaganizaho gatoya bakatubwira ko babibona. Bakunzi rero twagiye tubabwira tuti turagenda tuganiza abantu benshi batandukanye muri aka gace bagenda batubwiye se bimeze bite gahunda ni iyihe. Reka tuganize mugenzi wacu. Muraho neza? Bravo. Amazina ninde? Nzamaza kose. Okay, tugusanze hano Burera kabisa. Turabona n'ahantu hera n'ahantu hari izuba. Ese ni iki Burera irusha ahandi hantu ni iki kihari? Klima nziza. Klima nziza. Twabonye n'ikiyaga muri Yego. Babita bande? Yitwa Gasigwa. Gasigwa. Turagusuje cyane nawe tugusanze hano Burera. Ese we n'iki ubona Burera gitandukanye n'ahandi hantu? Burera harera birayi birera ibigori birera n'ibishyimbo kandi urabona ko n'iterambere rirahari amashuri cyane. Burera ni okesa. Mwagiye mubona twabazaniye abantu baje gukinira filme hano. Ese mwababonye mute? Bakiniye. Ntago mwababonye? Ntago babonye. Nta bantu mbonye imwe mbonye mu ntabwo nigeze mbabona. So twishimiye rero kubaganiza ubwo wenda turagenda tuganiza n'abandi. Mwakoze cyane. Mwakoze. Murakoze. So rero nkuko mubibona bantu twazanye nabo cyangwa se babakinnyi ba filime abastar muzi cyane mu mafilime atandukanye yaba filime muzi cyane yitwa Ikiriyo cy'urukundo n'izindi filime zitandukanye. Reka tubaganize. Muraho neza mwabagabo mwe? Ni fresh. Wamubonye? Namubonye kabisa. Bamwita Serugendo. Fresh. Yukaze cyane. Muraho neza? Ese bo. Namahoro. Ese bo. Ogamba ki? Kurungi. Ngala bumwara murungi wana.
umwagaranyo. ariko ngo wamukunze gera papa ariko gera papa zana nkufashe reka nkufashe tuguhaye promotion kandi afite n'akana nakunze okay muhobe namuzanye sha papa urumva umeze ute kuba wahuye n'umwana anteye ubushuhe aguteye Agapfuka mu muvuge ntari. manura nta kibazo ntasanganwa kabisa aguteye ubushyuhe utarusanga nganyisha kandi ushaka kubera umugore none se ubusa abaye umugore wawe se byaje cyane nari nahaye narakonje n'umwana nakunze wari warakonje nari narakonje kabisa warashyushye ubu hari icyo agiye gukora wari warakonje none se ubu ngubu bigiye kugenda mvara Bashituye. imashini imashini buriya yagiyemo amavuta tu none guhura n'uyu mukobwa urumva umeze ute uyu se Ni umusitari, ni umukinnyi wa umusitari none se hari kubabwira ngo iki njyewe okay by the way nimugwatwara duhuye umusaza nuko mutabibonye ariko namwishimiye nakunze n'umwana we afite akuzukuru ke nakunze ariko yitwa nk'iki papa uriya mwana se oya ise ntabuzwe oya ndivuga umwana yitwa nde yitwa nari John yavuze ko azagaruka kumusura. Hari hari impano yamugeneye azamuha. hari impano ushaka kumuzanira nibyo Yitwa nde? Ari kubaza amazina ye. yitwa John Biga mu kangahe? ari mu wa gatatu none papa umukobwa nk'uyu ngo mbwira ikintu wamukunzeho gitandukanye n'abandi ujya ubona uyu se nabonye ari fureshi kabisa nakaye kantu wamukunzeho ni hose ariko hari akantu buriya warebye ukavuga utuye utaba ari fresh nka musazisha sidose urabona ndakuze ndamurutse ariko wankunze nanjye nkamukunda gusa uko se byaba bibaye ni uw'imyaka wenda 25 njye mfite 40 ariko nabonye nkunze nanjye nibyo nishimiye se Icyo umusaba. ushaka naza gukorera iki kintu wumva nagukorera ushaka ngaho twibwirire Gira akantu umusaba. gira ikintu usaba ushaka Umuntu uzi wamukunze nawe yagukunze. Gira icyo umusaba. none se igikurikira kiva he isi mu rugo ushaka kunsaba iki Ushaka kumutwara mu rugo. icyo ushaka ushaka kumutwara mu rugo tubwira uti njyewe nshaka kumujyana mu rugo tumugo mu muhanda sha oya ngaho mbwira none wowe ushaka icyifuzo cyawe ni iki icyifuzo cyane unsengerere ubu ngubu nagiye ngusengerere ushaka kunywa iki niho navuga ushaka kunywa iki hariya Irigura ngahe? igura ngahe icyo ushaka hariya ubwo ikintu ushaka hagezeweho ukigura Ese njya nk'inzoga. kumbe muraziranye muraziranye umuntu uyu se uyu ndamuzi ni umukire wa hano Ndi umukinnyi wa filime. Alright, ku bantu mutari mubizi nuko uyu musaza muri kona filime mugiye kuzabona mu minsi iri imbere yakiniwe mu rugo rwiwe. Bamwita Serugendo akaba ari umwe mu batekinisiye muzebuzi gutwara igare. Vasakanda akora ibyo utazi ubu warijyaho kanyonga. papa tubwire kera mu busore bwawe wari umeze gute cyangwa se n'icyo ukumbuye mu busore bwawe ko nari umuntu ugaragara guhera ku myaka 17 nari ngaragara ni ukuri ubu warabateretaga koko abaki abana oya byo gutereta imitereto ntabwo nayikundaga wari umuntu uri seriye wishakira amafaranga ngaho mbwira aka kanya uyu mwana tumuzanye iwawe mu rugo uyu mwana wawe wamwipevera ko byerisha hariya bakuzaniye bagiye kuyizana bazanye iyo byeri zana iyo byeri umusaza yinywera genda uyimuzanire ngaho tubwira umwana nk'uriya tumuzanye mu rugo wamwipevera ingo ukunda kunywa iki mbese aka kantu uragabye ugashirashe manza ugotomereye icyaka gishira
wenda reka tukomeze tuganire n'umukobwa wacu ndetse na Mr Gug, umukinnyi muzi cyane muri film Ikiriyo cy'urukundo wa Heaven ndetse n'izindi filime nyinshi cyane zigiye kugenda zisohoka. Bimeze bite? Meze bon, ndishimye. By the way, ntabwo nari mpazi, biranshimishije kuba mpageze nkahura n'umusaza nishimiye deja. Nakubeshya n'ubwa mbere mageze ariko nyine ni heza tunzahagaruka harashimishije. Mr Gugu, tukumenyereye mu mafilimi Ikiriyo cy'urukundo ndetse n'andi. Ese kuba muri aha ngaha ni iki mudutegurira, ni iki? Ndakeka kuba muhari hari impamvu. Ahantu turi ni mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa. Ni umurenge ukoze ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Ni umurenge ufite ibiyaga harimo Ruhondo na Burera. Rero uyu munsi wa none twashatse ntago ari gutemberana muri gahunda y'akazi, ni filime nshyashya turimo turategurira mugiye kuzabona mu minsi iri imbere. Abantu bakunda kuva mu cyaro bagera mu mujyi ntabakibuka umubyeyi nk'uyu nguyu wamwibarutse. Niyo message dushaka gutanga ko bantu bava mu cyaro bagera mu mujyi bakwiye kugaruka gushimira ababyeyi abo basize, akonya gasabana na papa, akonya gasabana na mama we nk'uko uyu nguyu yamufata nk'umwana we. Nuko nguko turi hano, filime ntago mvuga amazina yayo, nzayavuga mu minsi iri imbere. Uruko nako papa cyaka cyashize sebunya kiri gushira. Uyu mwana ndabona mwishimiranye kabisa. Cyane sheri muhobera. Sheri uri nyabo se. None tuzanakinana uyu musaza. Ndi umukobwa we sibyo, nagiye mu mujyi akonera mwibagiwe, niyo mpamvu nyine tunana kuga filime ni sawa. So papa, uyu mwana wamwishimiye pe, twabibonye. Uyu wamwishimiye? Namwishimiye kandi ngira imitomo mu ntera ya kera nyine ukiri umusore mukorera iki imitomo, amagambo meza y'urukundo wamubwira. Urukundo amagambo meza y'urukundo wamubwira. ubwo ko njanye kurese ngaho gira icyo nabimubwira turi twembi abantu babiri gusa. Muri babiri? Nundi muri babiri? Oya, ni mu rusaku. Oya, na rusaku. Ni mu rusaku sebu. Nta muntu wongera kuvuga. Ngaho gira ikintu umubwira, murebe mbese. Sheri, wabyemeye? Ibiki se bimanze? Wemeye ibiki? Ahubwo mbwira wowe nemera iki? Nemera iki? Urankunda, wankunze cyane? Nagukunze pe. None igikurikirana nk'iki? Urumva haba iki? Urumva haba iki? Hejuru y'urukundo ahakurikira iki? Bizi niba ari umubano se iki? Umubano? Kubana nk'iki nk'umugore n'umugabo? Wabyemera? Twagiye ahubwo. Twagiye? Itumufata mukatane umujyane. Dore wanze kumufata. Abesha. Uri sesi? Uri se? Oya, ntago ndi se. Ntago ababyeyi bagitanga abakobwa. Ubu ngubu se naba uramutanga nkanda. Ababyeyi ntago bagitanga abakobwa. Ababyeyi ntago bagitanga abana babo. Mwebwe muceho njye nawe turagira. Hari undi muhungu ngo wamukunze, ntiyegere hano. Gira hano. Ndahari. Bimeze bite? Nari. Namahoro. Namahoro. None umusaza akagutwaye umwana. Dore oya wegere. Oya, umusaza agutwaye umwana. Uti. Urabona se wowe byakunaniye ngo nawe. Nabasaza mu bana, reka. Uze binavuze urabyemera. Reka. Uyu se ntabwo azi byari byo. Ngaho rero nahe shaka amagambo ubwira uyu mwana. Amugutwaye. Ushaka amagambo nawe ukoresha uyu mwana yemeje. Agiye kubonye none urabyemera? Ngaho mutera imitoma turebe. Yamwemeze. Mukubita imitoma. Twagiye. Bijya kuri icana. Muzewe yamwemeje ahise anamugurira byera. Imitoma zikapfateho nabaye ku mwana singoze umusukinzwe. Oya. We yanamuhobeye ahubwo mutera imitoma. Ahubwo yatsinze nyine. Mwegerana. Hobera buri. Oya, egera hano rero muri kamera bagufata. Reba hari. Reka cyo muri amazi. Okay, ubwo birakunanira umwana tumwijyanira. Ni umusaza narebe. Uremeye? Ndemeye. Uratsinze musaza. Uratsinze. Uri kubona uyu musaza uyu mwana yamushobora. Avuga arihangana
birakundika. ibiki bikundika Umusaza n'uwo mukobwa urabona babiranye ni baraberana murabyigaho. wese uri kubona ubuze iki kugira ngo umutere imitoma Kuko nabuze imitoma. wayibuze nta na joteme koko Ntabyo nzi kuvuga intarega ni mu cyaro. mu cyaro se mu cyaro se batazi gutereta mu cyaro baratereta ahubwo cyane Ikibazo ntabwo nzi gutereta. nta mutoma wamutera ubu Ariko icyo navuga cyo wajyana umuhinde. urumva uwo mutoma se utabaye Umusaza aratomboye. Uratomeye muze. ngogira ikintu umubaza ngiye kubana nawe ngiye kuza mu gace ngogira ikintu umubaza n'ikibazo urakibaza mubaza ikibazo kimwe ushaka kugiye kunsebya cyangwa uhora atsinze. oya winsebya ariko mubaza akabazo se wamucisha mu bigori Ariko kamubaze mwa. Natamurira mu bigori waniza kumara n'ito gakeya. Niza kumara n'ito. ushaka kundeba amaso oya ngo mutize yambare Niza nambara gakeya. muhereze yambare So kaze. ngambaraho Ora kaze kabisa. ngambara turebe gamba turebe Shana hanze kanambare. Dore ukuntu mbere. Urikumva umeze ute? Oya yarekeremo nta kibazo. Ni hatari. Urumva umeze ute? Uzi ko amaso wajyana nayaguze. Urabona yatari amafaranga. Nukure imisozi ziguta zicana. Imisozi bita yicana. ubanza uramuntwara sewe Ndaramujyanye ubwo. None wowe kuri kumusiga. Akira ubwo kamambi. Reba baramujyanye. niyijanire urabyemera oya ntabwo nagusiga wowe ngusiga njyewe fata na rugi Ubwo arakujyanye abana tu. bese kora gutyo gusa None ubwo ninde uramutsindira muri mwe? gutsindira uyu Birarangira amujyanye. Ninde mwite umva bahite bigendera. niba urahita musebo Niwe urahitamo. Kakatuze numvise uri kuvuga ikigande Uruganda warujawa Uganda Uganda wenyine wabade mu Uganda katubihurira katono okay msemane lugha ya Kiswahili unaijua Unajua Kiswahili? Mseme lugha ya Mseme Kiswahili sasa. Swahili hapana jua Swahili Sijui. Unajua Kiganda? kadogo dogo Chongeleza. hapi France Umukobwa mwiza mu gifaransa bavuga gute? umukobwa mwiza Ariko wabwiye teme wabwiye ko wakunze utazi ubwo. umukobwa mwiza mu kigande bavuga ngo iki ubu ni mwiza cyane Ariko tubabwira ngo uje teme gusa. Vuye ko wakunze utakurikije isura. Barabyumva bose. Ni mu kihe kirimi? I love you I love you nacyo ni igifaransa Ni icyongereza. nakupenda sana I love you Nakupenda ni kihe kirimi? uretse ngayilazi Kiswahili I love you. Señorita. Señorita. Ni señorita ni mu Kiespanyol. Papa tubwira indimi. buru uzi indimi zingahe wewe Nzi ndimenye. Narebe hano ari kumwegerane babarebe neza. Mwegera ngo Uzi ndimenye. Oya yarambaje ngo nzi ndimi zingahe. Ngo nawe zitubwire. Nzi ndimenye. Zitubwire. Ushaka ire muri. Oya ahubwo tubwire Okay. nizi. shera rwamagaye shera mpamvu ntacyo. Reka twumve uburyo yitaho. kanimara byera Kanda hano. Kanda aho ngaho. Gutya. Tuganire neza. Sibyo? Ngaho papa. uzi se birahindutse uyu ni umukobwa wanjye uyu muhungu ni inshuti yanjye none se uwamumuha Ushaka kandi yakunze wowe oya yankunze ndamubera sebukwe umubyeyi wa Okay ngaho tubwire. naga mushakashaka wowe cyifuzo Okay, niki kintu umva nagukorera kumva urishimye. nk'igikisi weho wako ubwo ko waba sebukwe. Oya kandi byatanditse ikintu umva nagukorera kumva urishimye. aba nibo ba miss binaha
dore abana. Aba ni ba Miss Bina. Meze bite? sawa Umeze neza? Mana uri mwiza kabisa. oya uri kubirebera he Nakubeshe nyikubona nise mbona kuri mwiza. We nabyo sisi. Manura bahite banabibona ahubwo. nabyo nzi Yari mwiza, reba uhereye hasi ukageza ku mutwe. Uri mwiza n'ukuri. sawa Wanyemera se? Uyu musore wamwemera ngwino nkuze n'uyu musore. Ngwino nkuze n'uyu musore. Uyu musore wamwemera. wamwemeye Hagati y'ibyuma bibiri. Ngaho tubwire, gira ikintu tubwira wabonye kuri uyu mukobwa. umukobwa ndabona ari umuzungu Umuzungu aya no umunyarwanda. oya ntabwo ari umunyarwanda rwose Mwegera ariko mwegere hariya begere wowe n'uyu muhungu. ariko jya hagati Oya naye. Okay, ngaho tubwire umukobwa kubuhe n'umukobwa nk'uyu mustar ukina filme n'uyu musore w'umustar ukina filme. Tubwire urumva umeze no kuba nkozeho byo byonyine ndumva ameze neza urumva umeze neza. none se ko uri umusirimu niwe nireba ngukoresha kuba umeze gutya kuba ndi umusirimu witeye make-up mu cyaro wenda hano ntabwo ari mu cyaro ariko bafite imyumvire itandukanye deja ko umukobwa wimakiye nkawe wisiga vernis bumva ko ari ikibazo wowe nta kibazo byabigiraho wapi nyine biterwa n'ibyo ukora aribyo byemeza uko usa n'ikintu twiza ibi ngibi umbonaho nibyo nkora ukora make-up uri make-up artist ukanasiga inzara cyane uyu mukobwa se ni nk'agaki wamusigira ku buryo ubwiza bwakwiyongera ku minwa wasigaho nk'iki hasigaho twatoro nyine tw'umukara ukuntu tw'umukara none se ni ikihe kibazo mba wambaza ufite amatsiko ikibazo akwinjira muri aka kazi kanyu bisaba iki akazi ko gukina filime ibyo tuzabivuganaho inbox oya kuba hano ntabwo utize kuri rinete gato ushaka kumbaza wumva ushaka kwifuza kubaza icyo nifuza kukubaza numva nagukunze wandangira no mu rugo nkazagusura nta kibazo nta kintu ushaka nta kintu ushaka noneho reka tugaruke kuri icyo wamukunze ariko hano dufite n'abasore si byose uyu musore wamwemera ari gutwika ari kuntwika rwose mwegere hano nawe namwe muganirane ariko wabaye uyu musore urabona wamwemera ahubwo we ntiwanyemera yabivuga ko ngewe narangije kumwemera si umwanya umugore bavuga iki mbere y'abantu umugore arabonetse ijambo ryawe mbwira icyo ushaka njye narangije kuvuga nakubwiye ko nakwemeye none rata tubwire nk'akantu wamubonyeho keza ku buryo wavuze utuye umusore cyambere ni bogare kenge nkunda amabogare tumuhobera oya nese kugira utamujyanye so murabona ko ibintu abantu barishimye cyane hano Burera kabisa ibintu ni uburyohe ndakeka abantu babashimishije banshimishije cyane ahubwo wa mpapa yagiye ubundi gusa ducika gusa nk'uko wabimwemereye harya wamwemereye oya njye namwemereye ko nzaza kumureba ejo bundi kumusura hari akana afite nshaka kuzafasha niko kazaba kanzanye gufasha so ni igikorwa cyiza rero reka tugende dutembera wenda turebe n'ahandi hantu hagiye hatandukanye kureba filime Ikiriyo cy'urukundo Silent Killer Our Heaven Darkness of Christmas mu kwa gatatu iragaruka n'indi filime nshyashya turi kubategurira muri iki cyaro hano murimo muratubona kandi ikindi mbutse ko wakora subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda amakuru n'ibiganiro bikabagereraho ku gihe wenda Mr. Gug tugarutse wenda kuri iyo filime yo mu cyaro muri kudutegurira ese ni nk'ubuhe butumwa burimo abantu baba biteze muri iyo filime ubutumwa bwa mbere burimo ni filime ivuga ku buzima bw'umwana w'umukobwa n'umuhungu umwana avuka mu cyaro ageze mu mujyi akundana n'ababyeyi be ariko ababyeyi biza umwana aza kugira amafaranga ageze mu mujyi agarutse muri
mu cyaro uwo bagiye gushakana arabyanga, abyanze yanga ko ababyeyi be bazabagaragaza. Ni ibintu bikunda kubaho, ugasanga umuntu atiye ababyeyi be, atiye abandi babyeyi, atiye abandi bantu akaba bazakoresha. Ni icyo ngicyo rero turi kugira ngo niyo message tugiye gutanga ku bantu, kugira ngo ese birakwiye ko umwana ava mu cyaro yajya mu mujyi akazihakana ababyeyi be? Igihe cy'ubukwe ingofero ukayambika umubyeyi utari uwawe watiye kubera ko ushaka kuryoshya amafoto. Niki ibintu byo kuryoshya ifoto rero murabizira, ibintu byo kuryoshya ifoto kabisa ngo muribatira ababyeyi. Reba deja sibyo nshobora kuva impamvu turi hano, ushobora nk'umwana muto yashaka gukura yagera mu mujyi aturutse ahantu mu cyaro akagira chance akabaho neza akabona amafaranga agakunda n'umusore wo mu mujyi akamuhisha ko nta babyeyi agira, kumva no yabagize igihe cyo kubana hamwe avankanire ababyeyi. Kandi ibintu biraharawe cyane kuko mwejo bundi yari mariage yabaye umubebi atira ababyeyi deje serious byabaye umunga bivumbura nyuma bibaze. So ndakeka iyo sije turagenda tuganiza abantu bo mu cyaro batubwira uburyo bafata ibi bintu. Gusa reka tugaruke wenda ku bijyanye na filme. Abantu benshi tumenyere filme zo mu mujyi, izo mu cyaro bamwe baba bavuga uti wapi zira ntago twazireba. Mr. Gugu wagira ikintu babwira ku bantu batekereza gutyo? Ntekereza ko nubwo ari style y'icyaro, filme na action ni emotion, kandi twebwe icyo ntekereza dufite kuri uyu munsi wa none ni dufite filime irimo amarangamutima, irimo action, ni filime buri wese azareba akavuga ati nubwo ari style twavana niyo mu cyaro, ntago message irimo y'abanyacyaro gusa, ni izakinirwa mu mbyino mu cyaro, kuko nuko ni wa mwana wagarutse mu cyaro gusura ababyeyi be, ni wa mwana uba mu mujyi, ni wa mwana ukoresheje ubukwe kandi nyuma yakagaruka mu cyaro. Rega ubuzima butangira ni naho burangirira. Ntago rero ari kuvuga nonse papa savakina mu style niyo mu cyaro. Na amafilme menshi yagiye akundwa kandi akinitswe mu buryo bw'amastyle yo mu cyaro. So murakoze rero, reka dukomeze tugende tuganiriza abantu wenda kuri iyo sije twumva icyo bayitekerezaho. Gahunda nta yindi ni subscribe, comment yawe bikenewe, like, ugasharinga buri kiganiro cyose ubonye. Nandi ni kuri Rwanda TV ndetse na Ficus TV. So dukomeze tu enjoying kabisa.